Reka tubifurize ibihe byiza mwese mukomeje gutega amatwi ibiganiro bya radiyo Ishingiro ndetse no ku murongo wacu wa YouTube channel radiyo Ishingiro Sport. Birumvikana ndi Alphonse Ngondamahoro cyangwa se Alpha, nje kubagezaho update cyangwa se makuru mu kuvugwa amagingo angaya mu ikipe y'ingabo z'igihugu, ubwo ni ikipe ya APR. Yes, mu ikipe ya APR murabizi ni ikipe imaze iminsi irimo kugenda yubaka bikomeye cyane, abantu bavuga ati se ikipe ko rwose ubona ku isoko irimo kubyitwaramo neza cyane, ahandi mu ikipe bizagenda gute? Umukeba Rayon Sport akaba acecetse, bizagenda gute? Ubwo rero ubu tuvugana ikipe ya APR nyuma yo gusinyisha umutoza Abdulrahim Telabi ndetse n'umutoza umwungirije n'abakinnyi bagiye batandukanye, barimo ba Bugingo Hakim, abakinnyi bagiye batandukanye barimo Yaragwa Haji, ndetse bikanavugwa ko uwitwa Fitina Ombolenga yamaze kugera mu ikipe ya APR. Saba bonyine gusa n'abandi bagiye batandukanye, ndetse n'uriya Mugande rwose yazanye muvanye mu ikipe ya Villa Sporting Club hano mu gihugu cya Uganda, nabwo bamwita Sekigando, n'abandi bagiye batandukanye. Ubwo rero ikipe y'ingabo z'igihugu ikomeje kwiyubaka cyane bikomeye cyane, kuko nk'ubu ngubu amakuru ahari arimo kuvuga yuko yamaze kuzana umukinnyi w'umunyaburikina Faso, umwe mu bakinnyi rwose b'abataka ba rutahizamu nomero 10 uteye ubwoba cyane, uyu akazakina mu ikipe ya APR. Biravuga ko ari umusore w'imyaka 21 y'amavuko, akaba yakiniraga ikipe yitwa ngo ni AS Sonabel, hani mu ikipe mu cyiciro cya mbere mu gihugu cya Burkina Faso. Wenda ikindi wamenya kuri uno musore, nubwo ntababwira amazina, ikindi wamenya kuri uno musore ni uko ari umwe mu basore beza cyane, ndetse twakwita nka top scorer, kuko nako yabaye umukinnyi mwiza wa shampiyona ya 2024-2025 muri Burkina Faso. Ni umwe mu bakinnyi ba ikinira equipe nationale ya Burkina Faso. Ni umwe mu basore mu by'ukuri bahagaze bwuma nk'uko mubibona ku mashusho, umwe mu basore bameze neza cyane. Ubwo rero uyu musore bamwita Layuf Dao, uyu niwe uje guca impaka rwose, nguyu kuzamubona uruhande rumwe. hari undi witwa Jibril Watara bafatanya, ndetse na ba Denis Omedi cyangwa se ba Sekigando n'abandi bakinnyi bagiye batandukanye. Mu by'ukuri ikipe ya APR urabona ko izaba iryoshye. Ni ikipe ya APR kandi igiye gukora pre-season nk'uko twagiye tubivuga mu gihugu cya Maroc. Twahoze tubabwira ko ino ekipe irimo kugenda yaganirije amakipe hari mu gihugu cya Maroc akomeye cyane. Niba mubyibuka neza nk'ikipe yitwa Wydad Casablanca, FAR Rabat yari muri Maroc, yo na ekipe akomeye cyane ashobora kuzacakira n'ikipe ya APR mu rwego rwo gukomeza kwitegura imikino nyafurika ndetse na shampiyona yo mu Rwanda. Ni ikipe ya APR kandi mbizi neza, ni ikipe ya APR irimo guteganya kuza hano ku Murindi w'Intwari mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Kaniga, aho urugamba rwo kubohora igihugu twakwita, cyangwa se aho ku ndake y'umukuru w'igihugu ahiri hariya hano i Gicumbi. Ubwo rero mu by'ukuri bakavuga ko abasitari bose aho bava bakagera banyuze mu ikipe ya APR bose bashobora kuzaba bahari, bagatera n'umukino wa gicuti, abantu bakirebera bakareba ukuntu byazaba ari byiza cyane. Bati nta bundi buryo tugomba kuzaba duhari, tukareba ko byifashe, ibintu bikaba sawa cyane, bikaba fresh. Ubwo rero mu ikipe ya APR ngayo nguko uko byifashe cyane, ngayo nguko ayo niyo makuru ari mu kuvugwamo rwose. Ubwo rero byaba ibintu byiza cyane, yaba ari inkuru ishimishije mu ikipe ya APR. Uno musore w'umugande baramutse bamuguze nk'uko biri mu kuvugwa, byaba ari sawa cyane kabisa, byaba bitoroshye cyane. Mu ikipe ya Rayon Sport naho ikirimo kuvugwa mu ikipe ya Rayon Sport nuko umusore witwa Narindwa Aimable yagombaga kurara asinye Rayon Sport, ariko yaraye adasinye nanone nyuma yo kumvikana n'ikipe ya Rayon Sport. Ejo bundi kuwa gatatu barumvikanye, byari byisa n'ibyarangiye, bazi ko ikipe ya Rayon Sport bizaba byarangiye, izaba yamusinyishije. Ariko kugeza amagingo angaya Rayon Sport hari ahantu warizeye kubona amafaranga, ariko biza kurangira itayabonye. Ubwo gahunda yo gusinya rero mu by'ukuri yimuriwe ku munsi w'ejo kuwa gatanu, hatagize igendutse ikipe ya Rayon Sport. Uyu Ntarindwa Aimable ashobora kuzayisinyira kuwa gatanu ku munsi w'ejo, ibindi bikagenda neza cyane, kuko urumva umukinnyi ntabwo bamwikopesha, ni ibintu bidashoboka, urumva abakeneye byinshi cyane. Ubwo rero
uno musore nawe hatagize igihindutse ashobora kuza gusinyira ikipe ya Rayon Sport, ibintu bikagenda neza cyane. Ngaye nguko rero nuko byifashe rero muri rusange, mbabwira ngo mukomeze mugubwe neza. Hagize indi update itugeraho no twiteguye guhita tuyibagezaho, kuko twebwe nta kuryama, twabwiye ko icyo twiyemeje ni ukubagezaho amakuru agiye atandukanye. Ubwo rero Raif Dawo uno musore mu ikipe ya APR aramutse yasinye byaba ari sawa cyane, ndetse na Narindwa Aimable mu ikipe ya Murera naho aramutse yasinye byaba ari sawa cyane. Mu by'ukuri urumva ama ekipe akomeje kugenda yubaka bikaze cyane. Ngaye nguko nuko byifashe. Njye rero nari Alphonse Ngonamoro cyangwa se Alpha, ku murongo wacu wa YouTube channel Oradishe Euro Sport nk'ibisanzwe, babwira ngo mukore subscribe muri benshi cyane, ndetse nimurangiza muna sharing mubwire bagenzi banyu nabo baze badukurikire, ahantu muzajya mukora update z'amakuru ya sport agiye atandukanye. Babwire ngo mukomeze mugubwe neza, Uwiteka abandindire.